nakubajije urashaka kundongora urashaka kuma musaza wawe kundongora wewe wantera peti none urashaka iki yewe iranye bingi umukobwa ajyana shiri wanje ngo nta kintu nigeze mubwira bingi nyine waba yakubwiye wabura n'impamvu ataje no kwiga uyu munsi byaranatewe nawe nyine kwa kundi uca wirakashye wigindishije yewe ngo nta nagusuza none abanze ubwinge yakubwiye ko nta kintu nigeze mubwira yambwiye yuko nta kintu nigeze mubwira kubwo kuba nararwaye genda ndimo ndamusobanura uburyo byagenze mu burwayi bwanjye ubwo rero sinzi impamvu nawe ubugiye umwireguraho mbona umwikoreshwa ahubwo urumva ko wowe nawe nimwe mufitanye ibibazo niba wowe aho cyangwa wasanga cyana cyarananyikunde ukaba wibereye mu wango mu mandazi uzingura mu rukundo aragukundira ujye cyunga we abantu twaritereye gutyo ubona yaruguru tuba dukundwa tutabizi abantu bakaza bakabitubwira ba bantu babananutse rero bimereye gutyo bagasanga kuko ko nyuma ufite amafaranga azishakira ibiceri gusa nta n'ikindi se mura mutongana ubundi mwebwe bipizanye byo warese sikari mu nda muri gufiki ndavuga ko muri kongera gupfa kariye aba yanze kumva toki jereka mbanze ngubwiye uyu mujinga nakuye umuhambirwa urukumva wumve umuhambirwa no wanje gihe njye tujya umuhambirwa ngenga kwereka oya tonjya kunyita umuhambirwa ngenga mwereka urimo uranyumva ijya muremure ukajya wazunkanka hanyine kumva wowe subizi ko Karine akundana na Toki ndabizi ko bakundana wowe mwiruka inyuma kubera iki nisi ngiye namwiruka inyuma ikindi cyaka biyunguye ni inshuti yawe Karine ni inshuti yacu wowe ufite ikihe kibazo ibaze yuko natandukanye no buri gihe muhora mutongana rebe nari mbazaniye story none rebe ibintu namusabana business ndazibabwira basi muzumve Toki wabaye gute mani Karimunda ni inshuti yacu subizi se mani genda bizi kwishuri turagendana niwe muntu yatanaje mani uko turwara mu rumana abyemere niki nagukorera serije ngiye ngutwaza amakayi serije nkwaye cyane note ngo no kuri umwana wo mubakira ahubwo nyumve Tokiya nozu yuko Karimunda nago yatereta Karine niba ari n'ibintu uri kwishyiramo niba ari ibintu byagusajije wa kandi nabasanganye imana warabasanga ni nkuko nanjye nje na Karine yadusangana nese ubu Karine yarakana ubu yahita avuga ko muri muratereta waje ugira ubwenge turi inshuti imana numva ko nzo nabwenye woje naguhuja ntago ni murabajene abantu babajene ntago twajya muri aba baby mana aba baby niwe birirwa mu bintu tuntu batongana ahubwo se ko numvishije tubwira uzi story mbafite nese basi mubanze mujye muri modu mubanze muniyunge mubanze buri wese ko ngiye nabo ngiye nigize nshwana nawe kandi mudu nyirimo ngiye murabyemeye ko mwiyunze urabizi turi inshuti twese turi abantu bane tugendana sibyo ibintu byo kurakarira Karimunda wapi sibyo se mba mubwira ubu ndakara ubundi ngo bigende bite ngo mfe uzuje mu rugo ngo mfe ujyana n'imitungo yanjye ubigende bite umva nkubwire ubu ngubu nakubajije Karina dusanganye yavuga ko nge nawe dukundana ni nkuko wasanganye Karimunda na Karina kwegeza biza muri phone miyange ariko ariyo wenda biza urashaka ikiza kandi none hari umuntu ushaka tuganira nk'ibikiza ngiye nawe tuganira byavuze
birashyize birabaye mbu wihindutse kabaye ntacyo urabona bebe tambana no bebesi ese ubundi uri gukomeza undeba cyane habaye iki ndi kukwitegereza ibyo urimo courage numva mpanze mbwire cyangwa nahaguruka urebe uko ndeshya yambitse ibyo bidira by'abagore ubundi wowe uri umugore birakureba ariko n'undi n'undi basegeze kubahamagara bambwira ngo urusha ubugore nyogokuru abarira nawe ndi kureba uburyo bavuga ngo urusha ubugore nyogokuru nkaba mbona utananca amazi ngiye nakubajije urashaka kundongora urashaka kumpa umusaza wawe wowe wantera peti none urashaka iki ko ndeba mfitiye irari kanara ngo ufite musese n'abana wagiye sumva iruhande najya hese mba nshaka kuvana muri salo ubwo sinzi icyuka mba numvamo ibicaye njya ngora muri masitasiyo hanyuma se ko ncyatamye imbere najya hese ko wajya ushyata amasahani cyangwa ukajya mu cyumba cyawe wakorotse wese ntabwo wabikora ako ntukamenyere ca n'ubundi ayo wigira wowe ubwawe wicaye umugore nugera urabikora urabikora ayo uri kwigira ngo ibiki n'ibiki reka rero nkubwire si ubundi mugore wese ko ufite iyo fone ese ibyo birakureba uba washanutse wavuze agatutu kaje akira utazankorera ku ntoki ukazanduza ahubwo nkurabona kano kantu uburyo ubunuka se ubu ngubu uri kubona nyindi kukubaza niba nuka nkaba singiye mukobwa uciriritse muri uru rugo nshima kubizi niko mubivuga kandi ariko binari oya ntabwo ariko biri utazambona muri ibi bikanzu urumva utazabimbonamo hindura paje ahubwo ndabona zabakiye zatsi nanjye ko nkunda hashyara sawa rinda rero tuhatwike ibyo bintu byo kuza uncyanukaho ngo ndisuke ntabwo bikureba uri kunyumva neza si umaze nko gukoramo inda zingahe ako kankubaze ukeka ko usambana ariko nanjye nsambana indege se ndi wowe urinde ahubwo se waba njyewe ntabwo byashoboka umva niba mutarankoroze mwarasibye ngo wahindutse wajya bakariza cyane rwose najya nabakariza kandi nagira ngo mbamenyeshe ko mwese buri muntu wese wanagerageje no kuntunga urutoki byonyine muri iminsi mike njye nka kwikiza unyikiza njye ngomba kukwikiza hari kera njyewe ngomba kukwikiza unyikiza ariko gute ako nazirikana ko hana wenda ndikwanye ko wanya ariko ntabwo umwana muri uru rugo nawe uzabiperereze neza kuko ukuntu ufashwe umeze nk'utari uwawe nabe nanjye wowe ukuntu umeze ariko urarutwa n'umukozi wawe wari uwo muri uru rugo wowe ntabwo ushobora gutuma ncika intege cyangwa numve ko ntari umwana aha ndi umwana wa hano usibyo n'ibyo byose ankorera ntabwo mba mbyitayeho nzi neza ko nyine buriya nawe niba hari ahantu yakubise umutwe ubwoye nko bukayoba ntabwo mbizi gusa nawe ndabizi neza ko Imana izamumfasha Imana nsenga izabamfasha kanze ndaje nimbangira umupango wanjye neza umupango nakubwiye kumva kukwikiza ushobora kugupfubana hari ikibazo se kandi ujye umenya ko umutego ushibuka na nyirawo nagerageje naribi kaba kambaye ubumini ako ubundi uvukaye nyemerera ko wowe n'uyu nguyu mwiyunze nimubyemera ndahita mbabwa sitori nimutabyemera ndigendera none nsige muri kurwana twajya muri aba baby man wagiye umva bahora n'utuntu twashishishishu wagiye umva bari bana bafite ubwenge turi inshuti urabizi twahuriye twese school sibyo namwe watukanye wawe turahuza zimera nka famille niko nabivuga nyemerera niba kari mu ndomo wabariye umukweho icyaha kandi namubabariye ambabariye ryari oya yakubabariye byarangiye na sitori ushaka se ko mba nigendere giga vuba tugira ubundi se wawigira ibiki ureba
Hegundi mani je nawe zicyara nkukunda ariko turabura ubwizo muri umuntu ibintu byo kwirirwa mushondana nk'aba baby nizeye ko bigarukiye hano mani murabizi se mani mubanze mwishime mani dukona muri akayibana gitebera umva nkubwire tica na wa mutica wundi mushyashya waje sigaye bakundana biki inde nande tica twigisha muri class na wa mukobwa wundi waje mushyashya w'umwarimu tica bogari se muri sare bameze utyo biki Chapogari gushi nare bakundanye mana nande data we utari kubyumva mani nko kumva umuntu yabanye n'ingona yego ko man birashoboka da uziko nabasagaye bameze mumpazo se ko kagira inkuru n'umuntu wo kwiba oya kagira inkuru n'umuntu wo kwiba ntago muri kumbaza ubu naye bangwe nanakurugutuye wiki abakobwa mugira ubujajwe kuvuga ibintu wagazeho simana hari gihe twazajya kwimubaza ejo cyangwa twajya kwinekera ugasanga cyanje kuvuga cyatokira se wumva abakobwa tugira ubujajwe oya ngaho ubujajwe murabugira ibyo ni ibintu byanyu kose nyine wowe komeze tubwire wabonye hagana manuzi ukuntu bari bameze no tica yaje yambaye neza njya kuba yambana nagiye ngiye kuzana ibitabo njya kuba muri niza muri sare mbona ibitabo ari kwigira ngo tica nawe bogari gutya bogari arabeze we ko kundi nyine ko kundigira ko kunda bagiye mamugiri mu bebe ariko kwerekana uzanyaje hoya wowe bikore tukabirebe kuko nizengurikije ugabanyira ongera ukora uko nari nkubwiye kwa kundi nyine rebanira ari mpere kuko narameze rebanira kumva numiwe cyangwa byihorere nese ko mbona ndimo ndabwiye ngo ndebanira inanarebana najya n'ikintu cyo gukora muzabyibonera ejo sizana ku shuri mwebwe muzabyibonera nadebe mbateye amatsiko yo kubibona gusa konze ko bogara ari inama n'umunyeshuri yagiye akamujya imbere yambaye kantu yavuga ati uzajya uzabo zari ikirahure cyane ndabacunga aha tugende ho aha tugende umva nanjye ndajyo ndakapa ibi ntabwo bibaho natashye ndushye yawa byatari natashye ndinzi byatari wakuze cyane se yawa cyore byari tsazimana meze neza ariko cyane aripe cyo cyo muri no minsi nsigaye mbona hari ukuntu noneho bimeze bidafite akavuyo nka mbere biraho ndananiwe yawa twagize akazi kadanje urumva waciye no kwa Mariko oya twe twavuganye urumva ntabwo nari kwita mpagira ngo bite muhamagara none ariko nyine tunaniwe saza se haraza ntaribi okay kimwe twasangiye menetse mwana reba sha yamenetse byagenze guteza sinzi ari umuntu mu kanya ngwese niba ari icyo ngwese niba akozeho tu ihangane ako nagari cyane ntabwo bikora ese kutambwiye sorry class bimeze bite sha class man ni insazi ariko subiza se ko ngewe ibintu byose mba mbikurikirana gusa nyine nasanze baransize ejobundi ariko ejobundi teacher wawe yaje ahangaha ntabwo wabimenye se oya sibwira mana yanjye nagiye ku ishuri umva nsanga inkuru ni mama wa Kaliza agira amahane oya akasema buriya mubyeyi wacu wagira ngo mana ntiba yaravuye ariko rero viye nawe ushaka ko adahari akuzamubaza wagwana ako ubundi kwe ubundi turavukana kwa babyeyi bose icyo kibazo uri kumbaza akimubajije yagusubije muke shasa gusubiza iki ka nyine atayiruka ngora nguva nkubwire ngo reka nyine ibaze ko iruka cyagiye muga ngo giye namusabye umwanya ngo tuganire yazi ibintu yambwiye kiri njyewe amagambo yabwiye mwarimu simwana ucaka amazi yo kumwana nabone si ibibazo byabihora ari ibibazo nta kuntu wabanje ukayo tubaze tuvuga njye bwakuzanira se aya ngabanzuge mwari aya jibu yanashize kwanza turakora ariko nta kibazo nasa nyine kutari uhari n'indari kuyagura ngambwiye ngo nari guhamagara mama Sati ku kazi yashizeyo nacuruza nagira narayafite none kujya utagiye gufata amazi se yambujije kujya ku muhanda iki
niyo ngiye kandi ntabwo yizera ko ariho ngiye mvuye ngo hehe mana sinzi ahubwo ubundi mama nzamukorera iki kugira ngo anyizere ejo bundi ubwo mperutse kujyayo yarambwiye ngo ntabwo mba nje kumureba hari ibyo nshaka ngaho kumuhara ahandi mba mvuye kiri ko nirirwa hano kuva mu gitondo kugeza nimugoroba mva hano ngiye kumuhara ariko nabyo binciyeho ese shaka kugira imbohe yo mu rugo ahubwo nibyo mushaka nta kibazo ngambwira ngo byagenze bite ku ishuri nasanze nyine baransize ariko ntacyo buriya ntacyo ndaza kureba ikindi kintu nkora niba twashaka undi umwarimu ugufasha gusubiramo amasomo ntabwo yaza mu rugo ugira ikibazo nyemerera njyewe nzabikora mu buryo bwanjye so nyizera se yego subize ko nkunda se yego yera iterambere ryawe ugomba kuryishyira wanjyewe ase uziko wajya muri papa wanjye kwiga yes of course ugomba guhagarara mu cyimbo papa atarimo niyo mpamvu nyine na mama nzankabaza biriya kubera ko nyine ninjye uhari isa n'undi mugabo rero okay uretse gato ndashaka kugutuma ku muhanda sibyo noneho se yego ntabwo ari kwa mama nose nambona nciye ku muhanda mbabadira wowe genda sindi mu rugo oya mbabadira no turamutse dukubitanye yanyica uragira ngo azamwitire ntara ku muhanda ndi umukobwa w'inkumi ushaka nsuzugura yego none ntabwo nagusuzugura uretse ahubwo hari umuntu ufite gahunda hari ibintu ari bunzanire kandi nyine ntabwo ushaka kugera hano mu rugo nambwiye ko ndi bumusange ruguru ku muhanda ahubwo ndakeka uko biri kose yaje yamaye na message wagenda ukamureba ako kiri ihuta ariko ibindi ubimaze uvuye ahubwo ugenda ubangura mama aramutse ambonye Chris none sinabwo yemerewe kugera ku muhanda ndahubwo aba yambujije ukambwira ngo ndabyemerewe okay wowe genda ibinaza kubyimenya ndavuga ko ari wowe Yes man, umva man. Akasema cyumva man, umva se. Umva yandi twapanze man. Urumva. Kiravuba man, kiravuba no mama kretazo. Ini nabikoze. Sisi nari kubwira man. Alifatira man. Man umva nyine umva habona kubwira kumva. Habona kubwira. Yihari. Yego. Sawa man, sawa gira vuba. Witumbira kandi. Faster one.